musaraba ndashima yamvanziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu urubavu rwa Yesu avuyemo amaraso amazi mu bugingo Yesu imitima yacu. Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nifuza ko tuganira ku kamaro k'umusaraba, umusaraba wa Kristo, akamaro kawo tukabona mu buryo butandukanye. Akamaro k'umusaraba, tubona ko umusaraba wa Kristo, Yesu akimara kubona Adamu na Eva bamaze gucumura, twari turi ntabwo amaze kwirukanwa muri Edeni, bari abo kurimbuka, ariko kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, aribyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ngibyo niho tubonera intsinzi yo kwitwa abana b'Imana, ku bamwemeye bose bakizera izina rye, bakizera izina rya Yesu Kristo. Reka turebe akamaro ka Yesu Kristo rero. Akamaro ka Yesu Kristo, icya mbere ni uko katuvana mu kurimbuka, kaduhereza agakiza aribwo bugingo buhoraho. Ni icya mbere. Icya kabiri ni uko twari turi abo gutabwa, ariko yaratugaruye, yirehereza amahanga yose, ngo muze amahanga yose, yereje amahanga yose ati muze munsange ndabaruhura. Yesu ni karuhura w'amahanga yose. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, umusaraba wa Kristo tuboneramo gukira indwara no kurwanirirwa intambara zitandukanye. Muri iyi si turwana n'ibintu bitatu: turwanwa n'isi, tukarwanwa na Satani abadayimoni, tukarwanwa n'umubiri twambaye. Ariko ibyo byose iyo wizeye Kristo arakurwanirira. Tugiye kureba akamaro ka gatatu. Akamaro ka gatatu ni uko umusaraba wa Kristo uduhereza imigisha iva muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo migisha hari karande ku bazemera, hari ukuntu Yesu avana abantu ku cyavu akabashyira hejuru, agahindura ubuzima n'amateka mu gihe gikwiriye ku migisha atanga. Ibyo byose ni akamaro k'umusaraba wa Kristo, ubwo twakiriye ubwo bugingo n'ubwo buntu bwo kwitwa abana b'Imana. Ikindi, mbifurije amahoro ya Kristo, mbifurije kugendana n'Imana mu buzima bwanyu bwose, ndetse niba urwaye Yesu izere ko yagukiza, niba urushye uremerewe izere ko Yesu yavuze ngo muze munsange ndabaruhura. Mbifurije kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe, kuko ari we uba hafi, niwe se w'imfubyi kandi akaba umugabo w'abapfakazi, niwe ugaburira abakene ndetse n'abakire, niwe utubeshaho kandi adufitiye urukundo rutazashira, yagiye mu ijuru adutegurira aho tuzaba. Icya mbere mwifurije ni ukugira agakiza, ni kugira ngo uzagire ubugingo buhoraho, kuko iyi si iri gushyirana no kwifuza kwayo. Wifurije ubuzima bwo kubana na Kristo, ndetse ukimana nawe imyaka 1000, ukimana nawe mu buzima butazarangira, kuko iyi si yo izarangira, ariko hari ijuru dutegereje. Mbifurije amahoro y'Imana.